ubuzima n'ubutunzi butaragana ubwenge, kiruko n'isoko iterambere ry'ejo. Mugiye nta buzima ubutunzi butagaciro, shaka ubuzima none nibwo butunzi bukomeye. Muntu ufite ubuzima bwiza agira umumaro muri byinshi, yari mwisi barishima kuko igezageza ku bandi, n'Imana ubwayo iranezerwa kuko ufite icyo umaze ku isi, nibwiguha inshingano nziza zikomeye z'iby'umwuka. Iyo mwamaze kuri gahunda y'ibinyampeke n'amatunda, imboga ntizikabura iwawe, yewe mugenzi ujya mu ijuru. Nakura inyama n'urusenda, isukari, icyayi, ikawa n'umusururu, indita kuza umugisha nk'uko byagenze kwa Esawu. Reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze muri ibi byigisho mugezwaho n'ababwirizabutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi. Muri uyu mwanya tugiye kubana muri iki cyigisho kitubwira ngo ibyo kurya bikiza. Iki ni icyigisho kizagenda kigarukamo inshuro nyinshi ku ngingo zigiye zitandukanye, aho tuzageraho tukajya ndetse tugira n'ibyo duteka tukabishyira mu bikorwa muri gukurikirana, muri kureba, kugira ngo abenshi babashe nabo kunguka byinshi, uburyo ibyo kurya bishobora kubabera umuti. Ngewe rero tugiye kubana muri iki cyigisho cya mbere kibanza, nitwa Mboneza Thomas. Reka dusenge hanyuma twigane ingingo ya mbere cyangwa se igice cya mbere cy'iyi nsanganyamatsiko yacu, ibyo kurya bikiza. Reka dusenge. Urakoze Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye yuko wabanye natwe, waturinze, waraturindiye kuva tubayeho kugeza iyi saha. Izina ryawe rihimbazwe. Wadukoreye ibikomeye kuko waduhaye ibyo kurya bikwiriye byabeshaho imibiri yacu. Ngaho aho twabikoresheje nabo tubabarire, n'ibindi byose twakoze uduhe kubitunganya no kubikoresha nk'uko bikwiriye. Ubwenge buvuye iwawe aba ari bwo butuyobora, maze nibitugirira umumaro bigatuma tugira amagara mazima, duhimbaza urukundo rwawe. Ngaho komeza utuyobore, uzaduhe gusoza neza mu izina rya Yesu, amen. Ku badukurikiye twongeye kubaha ikaze n'ubundi, aho uyu munsi tugiye kwigana insanganyamatsiko itubwira ngo impamvu twiga guteka. Impamvu twiga guteka. Iyi nsanganyamatsiko abenshi bashobora kuyibazaho, bakibaza impamvu mu iyobokamana hivanzemo iri shami ryo kwigisha guteka. Ariko iyo dusomye mu gitabo cy'urwambere rw'Abakorinto igice cya 3:10 haranditse ngo namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu icyo ari cyo cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Bigaragara ko burya mu mirire yacu, mu minywere yacu, mu mirimo dukora, birashoboka yuko abantu bashobora guhimbazamo Imana. Ndetse ntabwo ari aho gusa. Iyo ugiye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere n'icya kabiri, usanga amahame shingiro Imana yahaye umuntu bwa mbere imaze kumurema, yari amahame 4 akomeye ndetse ariho na bugingo n'ubu. Irya mbere kwari ukurya, icya kabiri kwari ugukora, irya gatatu kwari ukuruhuka, irya kane kwari ukororoka. Kuko yarababwiye ngo mu giti cyose cyo muri iyi ngobyi mujye murya imbuto zacyo. Iryo ryari rimwe. Icya kabiri ravuga ngo iyi ngobyi nyibashyiriyemo kugira ngo mujye muyirinda kandi muyihingire. Ubwo bagombaga gukora. Icya gatatu bagombaga kuruhuka, kuko Itangiriro 2:1 Imana yararuhutse umunsi w'isabato, iraweza, iha umugisha, itegeka abantu kuruhuka. Hanyuma icya gatatu yarabwiye ngo mubyare, mwororoke, mugwire isi. Ayo ni amahame shingiro agera kuri 4 Imana yategetse umuntu mwirema, imaze kumurema. Rero umuntu nawe yagombaga kwitwararika kuri ayo no kuyashyira mu bikorwa nk'uko yabitegetswe. Niyo mpamvu rero tugiye kwiga impamvu twiga guteka neza. Iyo dusomye neza muri Bibiliya mu gitabo cya Ezekiyeli ni igice cyaho cya 4 umurongo wa 9, turasanga uyu muhanuzi w'Imana, Imana yari imuhamagaye mu gihe kigoye, mu gihe kiruhanije, irangije imutegeka ibyo kurya yagombaga kurya
ndetse n'uko yagombaga kubiteka n'uruhuze rw'uburyo yagombaga kujya bihuza kugira ngo bizamugirire akamaro. Rero ntabwo ari twe twaba twize guteka bwa mbere tubikuye muri Bibiliya, ahubwo Imana niyo yigishije umuntu guteka, kuko yaramubwiye ngo wishakire n'ingano na sayiri n'ibishyimbo n'inkunde n'amasaka n'amashaza, maze ubishyire mu nkono imwe ubicucume bibe inombe. Yagombaga gushaka uru rutonde, agashaka ingano, ubwo zifite umumaro wazo. Imana yashakaga ko zigira icyo zimwungura. Hari sayiri, hari ibishyimbo, hari inkunde, hari amasaka ndetse n'amashaza, maze yarangiza akabitekera hamwe, byamara gushya akabicucuma akajya birya. Ndetse iyo dusomye mu gitabo cya Zaburi 104 kuri uyu murongo wa 14, dusanga Imana yaraduhaye ibyo kurya kandi tubwira n'umumaro wa buri bwoko bw'ibyo kurya yaduhaye. Haranditse Zaburi 104 umurongo wa 14, amereza nk'ubwatsi, ameza imboga zo kugaburira abantu, kugira ngo abakurire umutsima mu butaka, na vino yishimisha imitima y'abantu, ngo aboneranishe mu maso haba amavuta, kandi ngo umutsima uha imitima y'abantu gukomera. Hano batubwiye ibyo kurya bigera ku moko ane. Bavuze ubwa mbere imboga zifite umumaro wazo, umutsima uva mu binyampeke ufite umumaro wawo, bavuga vino iva mu mbuto cyangwa se imitobe y'imbuto, kimwe no kurya imbuto bifite akamaro kangana. Barangije bavuga n'amavuta nayo aboneresha cyangwa se akesha mu maso h'abantu. Ibi byose rero bifite umumaro. Niyo mpamvu mu bantu bajya bakurikira, isi iri ahantu hagoye, nta kindi cyayikiza uretse imitekere. Niyo mpamvu mu gitabo cyitwa Ubutumwa ku basore, mu Kinyarwanda ni paji ya 219, mu bafite izindi ndimi bazareba icyigisho cya 71 aho gitangirira, haranditse ngo ni iki cyakorwa kugira ngo hahagarikwe kwiyongera kw'indwara n'ubugome bigenda byararika abantu bibajyana mu kurimbuka n'urupfu. Ku isi hari ubugome. Yumvishije disikuru cyangwa se ibiganiro by'abategetsi bamwe, wumva harimo amagambo aremereye akakaye. Yumvishije ibinyamakuru biri hirya no hino, wumva ibyihebe byakoresheje amagambo aremereye, ubundi byafatiriye abana, ubundi abandi bari kwicwa nabi. Ubwo ni ubugome buriho ku isi. Rero baravuze ngo none hakorwa iki kugira ngo indwara n'ubugome biri kugenda byararika abantu ku isi bigatera abantu kurimbuka n'urupfu bihagarikwe? Igisubizo ni iki: bitewe n'uko umurimo ukomeye w'ikibi ugaragarira mu guhaza inda n'irari, bitewe n'uko umurimo ukomeye w'ikibi uri kugaragarira mu guhaza inda n'irari, ni nako umurimo w'ibanze kandi ukomeye w'ubugorozi ugomba kuba uwo kwiga no gushyira mu bikorwa inyigisho zo kwirinda no kwitegeka. Rero burya aha niho turi bushingire uburyo tugomba guteka neza, kugira ngo tube dufite ibintu bikwiriye cyangwa se tube dufite iby'ingenzi mu mibiri yacu bishobora kudukumira bigatuma tutarenga urubibi. Insanganyamatsiko turiho iratubwira ngo impamvu twiga guteka neza mu kiganiro kivuga ngo ibyo kurya bikiza. Hari ibintu 5 by'ibanze mwene muntu akeneye mu mibereho ye ya buri munsi. Icya mbere, agomba kuba akeneye umwuka mwiza, ni uguhumeka. Ubwo ni ibintu 5 by'ibanze umuntu wese akeneye kandi buri munsi kugira ngo ashobore kugira ubuzima bwiza. Icya mbere ni umwuka mwiza, icya kabiri ni amazi yo kunywa, icya gatatu ni amazi yo kwiyuhagira, icya kane ni ingano, ni ibinyampeke byitwa ingano, icya gatanu ni inyanya. Ibi rero birakenewe mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi. Birashoboka ko uko binakurikiranye niko bifite agaciro. Ntabwo ushobora kumara iminota 3 udahumeka ngo bishobore, ubwo waba upfuye. Ubwo burya guhumeka bifite akamaro kanini kuruta ibindi byose. Icya kabiri, birashoboka yuko ushobora kumara ibyumweru 2 utararya, uramutse uri kubona amazi ahagije ushobora kumara ibyumweru 2 utararya bigakunda. Ariko umuntu aramutse atabonye amazi ntabwo ashobora kumara iminsi 3 akiriho. Ibyo mwagenda mubisoma mu bitabo bitandukanye, dore ko abenshi bakwibaza bati none se ngewe ko ntayanywa. Hari igihe utayabona mu kuyanywa,
ariko ukaba ushobora kuba uyabona mu byo kurya urya bikaba byatekeshejwe amazi, ni imitsima batekesheje amazi, ni ibinyampeke batekesheje amazi, ni ibinyamizi batekesheje amazi, ni amasosi, maze wabaho ukibwira ko nta mazi ujya ubona. Uyabona ku rugero ruto rudakwiriye ariko urayabona. Niyo mpamvu rero amazi yo kunywa afite akamaro gakomeye cyane. Icya gatatu ni amazi yo koga. Koga inyuma ku mubiri bifite akamaro mu bwenge, bikagira akamaro mu ntekerezo, bikaruhura imibiri yacu kandi bigatuma dushobora kugira intekerezo nzima. Noneho icya kane ni ingano. Ingano kuko umuntu agizwe n'ibice bigiye bitandukanye by'umubiri, ariko hakaba ibiyobora ibindi nk'ubwenge cyangwa se ubwonko nibwo buyobora umubiri wose. Rero ingano ni umwami w'ibinyampeke kandi ibinyampeke bijya kubaka ubwonko, niyo mpamvu zikenewe buri munsi. Icya kabiri ni inyanya zishobora gufasha mu myanya yororoka ndetse zikadufasha n'ahandi hatandukanye, byibuze bikaboneka buri munsi ku rugero rwiza. Abantu 4 bagomba byibuze kugabana urunyanya rumwe kugira ngo amakene y'umubiri abe ahagije. Ibi rero bikenewe buri munsi kandi umuntu akabyitaho. Turi ku nsanganyamatsiko itubwira ngo impamvu twiga guteka neza. Igihe rero umuntu agiye guteka aba agomba kumenya ibintu bitandatu. Icya mbere agomba kureba ko mu byo kurya bye harimo inyubakamubiri ihagije. Abo tuzagenda tuganira kuri iyi nsanganyamatsiko yacu cyangwa se iki kiganiro cyacu, tuzagenda tumenya akamaro ka buri cyose. Akabona ibiryoherera ni amasukari cyangwa se izo bita glucose, akabona ibishyushya umubiri ibi ni ibinyamavuta cyangwa se amavuta, akabona imyunyungugu izo bita za sel minero, yarangiza akabona amavitamine n'amazi, maze akaba abonye ibintu bitandatu by'ingenzi bikenewe mu mirire y'umuntu buri munsi kugira ngo abashyitse abe ashobora kuba byamutera igikuriro ahantu hatatu: igikuriro cy'umubiri, igikuriro cy'ubwenge ndetse n'igikuriro cy'iby'umwuka. Noneho ubwo tubonye neza ko mu bintu bitandatu umuntu akeneye buri munsi, umutetsi nawe agomba kumenya ko hari inkingi 5 umutetsi agomba guteka yibandaho. Icya mbere ni ibyo kurya bitera igikuriro, ibyo ni nk'imboga ndetse n'inyubakamubiri. Akamenya ibyubaka ubwenge, izo ni imbuto n'ibinyampeke. Yarangiza akamenya ibirinda umubiri, ibyo ni ibyo kurya barya bikiri bibisi bidatetse, ni nk'imbuto ndetse n'imboga z'amasalade. Noneho icya kane akareba ibyubaka amagufa, noneho akareba ibigomba kubaka no gufasha imyanya yororoka. Icyo gihe yaba abonye ibyo kurya bishobora kumuvura kandi bikamukiza. Igihe rero cyose umuntu agiye guteka neza ajye areba ko ibyo bintu bihuje kugira ngo ashobore kuba agiye guteka neza. Umugambi wo kugira ngo umuntu ateke cyangwa se intego, ugiye guteka ufite ibyo kurya byawe hariya kugira ngo abari bubirye babirye banezerewe kandi bibagirire umumaro. Ugomba kuba ufite intego 8. Icya mbere ugomba kureba ko ibyo kurya byawe ari byiza, kuba ari byiza biryoheye ijisho, bikurura ijisho. Icya kabiri bigomba kuba biryoshye, icyo ni icya kabiri. Icya gatatu bigomba kuba bivura, ubwo mu buryo wahuje bugomba kuba bukiza ingingo. Icya kane bitera igikuriro kugira ngo abo ugaburira bagire igikuriro, baba ari abakuze baba ari abana, bose bakeneye igikuriro. Icya gatanu bikaba bitera imbaraga, kuko ku isi umuntu wese agomba kuhaba ari umukozi. Niyo mpamvu ibyo kurya ugaburira abantu bigomba kuba birimo ibitera imbaraga. Nanone icya gatandatu bikaba birinda ibiyobyabwenge cyangwa se birwanya ibiyobyabwenge mu bantu, kuko benshi bajya bayoberwaho banduriye gukunda ibiyobyabwenge, naho burya ntibazi ko ari mu mirire. Icya karindwi bikarinda indwara z'ubumuga. Iyo abantu barwaye indwara zidakira burya nizo zitwa indwara z'ubumuga. Hari igihe umwe avuga ati njyewe iyo imbeho ije sinsohoka, hari igihe undi avuga ati njyewe nijoro siniyorosa. Abandi barwaye za diyabete, abandi barwaye imivuduko y'amaraso, abandi barwaye umutima, abandi bashobora kuba bavuga ati njyewe umwijima. Undi igihe cyose ufite urugingo ruhora ari rwo rwisubiramo, ari rwo ruhora ari urunyantege nke, burya nawe uba warafashwe n'indwara z'ubumuga.
rero n'ibyo kurya birinda indwara z'ubumuga. Icya munane, bikagarura ishusho y'Imana mu muntu. Rero bantu b'Imana, abo twakomeje kubana muri iki kiganiro, impamvu twiga guteka neza nta yindi niyo, ni ukugira ngo tubone ibikenewe buri munsi, ni ukugira ngo tubone ibyo kubaka umubiri wacu kandi bigera kuri 6: ni inyubakamubiri, ni ibiryoherera, ni ibishyushya umubiri, ni imyunyungugu, ni amavitamine ndetse n'amazi, kandi bikaba ari ibyo kurya bikiza. Bivuga ngo bigomba kuba bitera igikuriro, bigomba kuba byubaka ubwenge, birinda umubiri indwara, kandi byubaka amagufa ndetse n'imyanya yororoka. Bikaba ari byiza, biryoshye, bivura, bitera igikuriro, bitera imbaraga, birinda ibiyobyabwenge, birinda indwara z'ubumuga, kandi bikaba bigarura ishusho y'Imana mu muntu. Ishusho y'Imana rero ni ugukunda Imana no gukunda abayo. Iyo niyo shusho y'Imana. Mu gitabo cyitwa Inama ku mirire n'ibyo kurya, ni icyigisho cya 14, ku ipaji ya 257 mu Kinyarwanda haranditse ngo ni icyaha gutegura ku meza ibyo kurya byatetswe nabi. Ni icyaha gutegura ku meza ibyo kurya byatetswe nabi. Ntihakagire umuntu usuzugura umurimo w'ubutetsi ngo abone ko ari umurimo w'ububata. Hari benshi babyanga, bakumva ari umurimo w'abandi, ku buryo ukize wese yumva yakira isafuriya ariko atakiza inda yo kurya. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Niba umuntu yumva gukira yakira isafuriya, yagakwiye no gukira inda yo kurya, kandi ntibyashoboka. Rero igihe cyose umuntu agifite inda yo kurya, agomba kumenya ko n'isafuriya bazahora begeranye babana. Noneho baravuze ngo mbese byagenda bite abatuye isi niba barebwa n'umurimo wo mu gikoni bose baretse gukora uwo murimo, bitewe no kwitwaza ko ari umurimo usuzuguritse? Ubutetsi bubasha gufatwa nk'ikintu umuntu atakwishimira gukora, kirutwa n'indi mirimo. Nyamara mu kuri uyu ni umurimo w'ubuhanga kandi ufite agaciro kurusha ubundi buhanga bwose. Niyo mpamvu Imana iha agaciro cyane imitegurire y'ibyo kurya bifitiye umubiri akamaro. Igihe bamwe bawusuzugura, bakawukerensa, bakawutesha agaciro, bakawunenga, umurimo wo guteka neza Imana iwuha agaciro gakomeye. Impamvu turayivuga. Ijambo ry'Imana riravuze ngo iha agaciro gakomeye abakora bakiranuka umurimo wo gutegura amafunguro meza kandi atera imibiri kumererwa neza. Mbese wowe Imana iguhaye agaciro, ntabwo wumva ko ari icyubahiro waba uhawe ku isi no mu ijuru? Mu isi no mu ijuru waba ubonye icyubahiro Imana iguhaye agaciro. Rero ngo umuntu wabasha gutegura ibyo kurya neza kandi byiza, bikingira umuntu, bikarinda indwara, bikavura indwara, ngo Imana imuha agaciro. Noneho umuntu usobanukiwe n'umwuga wo gutegura neza ibyo kurya kandi akamenya gukoresha neza ubwo bumenyi, aba akwiriye guhabwa agaciro karenze cyane, agahabwa abandi bantu bakora indi mirimo yose. Niyo mpamvu iyi mpano ikwiriye gufatwa nk'ihwanije ubutunzi n'italanto 10. Uku ni uguteka neza. Niyo mpamvu abantu bose, abagabo n'abagore, bagomba guhurira muri iki kintu gifite agaciro, cyangwa se muri uyu murimo w'agaciro. Muri iki gitabo cy'Inama ku mirire n'ibyo kurya, ku ipaji ya 260 haranditse hagira hatya hati nimwige uburyo bwo guteka ibyo kurya. Sinibeshye iyo mvuga abagabo, kuko ari n'abagore bakeneye kumenya ibyo kurya byoroheje kandi bifitiye umubiri akamaro. Bigaragara ko uyu murimo ntabwo ari uw'abantu runaka, ahubwo baba ari abagabo, baba ari abagore, uyu murimo urabareba. Umugambi w'Imana ni uko abagabo n'abagore b'ahantu hose baterwa umwete wo guteza imbere impano zabo mu byo guteka ibyo kurya bizanira umubiri amagara mazima, bakoresheje ibiva mu butaka bw'iwabo. Rero bantu b'Imana, aya magambo reka nyasubiremo. Umugambi w'Imana ni uko abagabo n'abagore b'ahantu hose baterwa umwete wo guteza imbere impano zabo mu byo guteka ibyo kurya bizanira umubiri amagara mazima, bakoresheje ibiva mu butaka bw'iwabo. Imana ibane namwe, Imana ibafashe, kandi izadufashe no kubishyira mu bikorwa kugira ngo buri wese abyiteho kandi abihe agaciro,
amenye ko ibi byo kurya bigomba kuba byujuje ibintu 8, bigomba kuba ari byiza, biryoshye, bivura, bitera igikuriro, bitera imbaraga, birinda ibiyobyabwenge, birinda indwara z'ubumuga, kandi bikaba bigarura ishusho y'Imana mu muntu. Uwabona ibi byo kurya bimutunganya gutya, yaba abonye ubuzima bwiza, kandi umuntu Imana yabuze yaba abonetse. Burya rero niyo mpamvu ari ibyo kurya bikiza. Imana ibafashe, tuzagaruka ubutaha n'ubundi dufata indi ngingo kuri iki kiganiro kitubwira ngo ibyo kurya bikiza. Imana idufashe kandi izabidushoboze mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Urakoze Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye yuko wabanye natwe muri iki kiganiro, waturinze, watuyoboye, ngaho Umwuka Wera giherekeze, asanga imitima yacu twese, atwemeze, adutere kumva no kumvira, maze ubwo uzaza uzaduhembe ikamba ry'ubugingo. Tuyobore mu nzira nziza, uturindemwo abakerensa cyangwa abana bo kurimbuka, ahubwo buri wese akurikira icyiza kugira ngo agisingire, maze bizatugirire umumaro ubu ndetse n'igihe kizaza. Ubidushoboze mu izina rya Yesu. Amen. Ubuzima n'ubutunzi butaragana ubwenge, kiruko n'isoko iterambere ry'ejo. Mugira nta buzima, ubutunzi butagaciro, shaka ubuzima none nibwo butunzi bukomeye. Muntu ufite ubuzima bwiza agira umumaro muri byinshi, iyo ari mu isi barishima kuko ibyo izageza ku bandi, n'Imana ubwayo iranezerwa kuko ufite icyo umaze ku isi, nibwo iguha inshingano nziza zikomeye z'iby'umwuka. Y'umwamazi kuri gahunda y'ibinyampeke n'amatunda, imboga zikabura iwawe, yewe mugenzi ujya mu ijuru, nakura inyama n'urusenda, isukari, icyayi, ikawa n'umusururu, indita kuza umugisha nk'uko byagenze kwa Esawu.